Ntabwo byaturutse na ku mpamvu ya leta. Inganga biragoye. N'ibibazo byinshi bya moteri. Dengere wa mushahara wanjye. N'abazitwara no kwihangana. Yiswe umugeni atashye. Yisi kirangiye yapfuye ntabwo wamuha essence ngo nyitware ngo mbishobore. Yiswe umugeni atashye ubu nigaruka twiyunga. Bamwe bati izi moto ziradukinishije burundu kandi twaraziguze ngo ziduhindurire ubuzima. Hari n'abasa n'abatebye bavuga bati ahubwo tuzasubira ku magare kuko yo nibura nta cyagingwa kandi nta isansa. Akomeje kuvuga ikibazo gikomeye kiri gufata indi ntera mu rwego rw'ubwikorezi bwo gutwara abagenzi kuri za moto z'amashanyarazi, nyuma y'aho abamotari benshi bahinduye bakava kuri moto zikoresha esanse bakajya kuzikoresha umuriro, bakavuga ko arizo zigezweho kandi zizigama amafaranga menshi. Mu minsi ishize ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro bya esanse ndetse rimwe na rimwe ikabara ku masitasiyo atandukanye cyatumye abatwara moto benshi batangira gushaka ubundi buryo bwo gukomeza gukora akazi kabo badahomba. Bamwe bahisemo kugurisha moto zabo za esanse ku giciro gito cyane kugira ngo babone amafaranga yo kwigurira moto z'amashanyarazi, mu gihe abandi bahisemo kuziparika by'igihe gitoya bagakodesha moto z'amashanyarazi kugira ngo badakomeza gutakaza amafaranga menshi bagura esanse. Icyakora uko umubare w'abamotari batwara moto z'amashanyarazi wagendaga wiyongera, niko hatangiye kugaragara ibibazo bishya byatumye benshi bavuga yuko bari kwinjira mu gihombo gikabije aho gukira. Bamwe mu batwara moto za Amasaha na Sipiro bavuga yuko ikibazo gikomeye bafite ubu ngubu ari ubuke bwa sitasiyo zihindurizwamo amabatiri ndetse n'umubare munini wa motari bahaza icyarimwe. Haravuga yuko iyo batiri ishizemo umuriro bagana aho bazihinduriza ariko bagasanga hari umurongo muremure w'abamotari benshi bategereje. Bamwe bavuga yuko amara y'amasaha 2 cyangwa se 3 bategereje batiri zuzuye, ibintu bavuga yuko bibahombye cyane kuko ayo masaha bakagombye kuyakurisha bashaka amafaranga. Umwe mu motari ukora mu girwa gati yavuze ko hari ryageze kuri sitasiyo saa 11 z'umugoroba agasanga ari abandi bamubanjirije benshi cyane ku buryo yatashye atinze kandi ananiwe, nyamara amafaranga yabonye uwo munsi yari make cyane kubera amasaha atakaje ategereje batiri. Ngo yaranacunze arebye neza abona 70% by'abategereje ari amotari bahagaritse moto za esanse bakeguriza umuriro. Aho ngaho rero hari kumanywa, none ngo bibagaterera nzamba iyo bigeze ninjoro, aho benshi baba babyiganira gutaha bifuza kurarana imiriro mu mabatiri yabo. Ikibazo ngo kiba gikomeye cyane masaha y'umugoroba kuko abamotari baba bakoze amanywa yose baba bashaka batiri zuzuye neza kugira ngo bararane umuriro uhagije wo kubafasha kubyuka kare bajya mu kazi batiriwe baza gutonda umurongo mu gitondo. Icyo gihe ngo sitasiyo nyinshi zuzura abantu, bamwe bagatangira gutongana kubera gutinda cyangwa se kubura batiri zihagije. Hari kandi ikindi kibazo abamotari bavuga yuko gihangayikishije cyane, aho bavuga yuko ngo moto nyinshi z'amashanyarazi zitakibika umuriro nk'uko byahoze mbere. Abenshi bavuga ko bacaginga batiri nk'ibisanzwe ariko umuriro rwose ukamara amasaha make cyane. Haravuga yuko batiri yuzuye neza ishobora kumara amasaha 2 cyangwa se munsi yayo, bigatuma hagaruka kongera kuyicaginga inshuro nyinshi ku munsi. Abamotari bavuga ko amafaranga bakoresha bishyura charging cyangwa se gukodesha batiri rimwe na rimwe aba menshi kurusha ayo binjiza ku munsi. Bamwe bavuga yuko ibi ngibi no kubashyira mu bukene buhoraho kuko amafaranga yose bakorera agarukira mu kwishyura batiri no gukomeza gukodesha moto. Hari ndetse n'abatangiye kuvuga amagambo agaragaza agahinda bavuga yuko gukomeza gukorera mu gihombo bazatama guparika moto zabo bakisubirira ku magare cyangwa se indi mirimo itabasaba amafaranga menshi yo gutakaza buri munsi. Umwe muri bo yambwiye ngo iyo umaze amasaha 3 utegereje batiri ukongera ugakora amasaha 2 gusa umuriro ugashira, ubu usanga uri gukorera ubusa. Hari gihe rero umuntu atekereza yuko igare rizamuha amahoro. Ibingibi nyamara iyo usesenguye neza usanga bitari mu Rwanda gusa kuko bije bikurikira ikibazo gikomeye cyagiye kivugwa mu bihugu byinshi bya Afurika, ayihagarikwa cyangwa sigabanuka ry'ibikomoka kuri peteroli byinjiraga mu bihugu bitandukanye ryateje ihungabana rikomeye mu rwego rw'ubwikorezi n'ubucuruzi. Mu bice bitandukanye bya Afurika ibiciro bya esanse na mazutu byagiye bizamuka cyane, bituma abantu benshi bafite ibinyabiziga bahomba cyangwa se bahagarika ibikorwa byabo. Hari abacuruzaga esanse bavuga yuko ubucuruzi bwabo bwahungabanye, mu gihe n'abatwaraga imodoka cyangwa se moto zakoreshaga esanse bavuga yuko ubuzima bwahindutse bikomeye cyane. Nubwo moto z'amashanyarazi zakiriwe nk'igisubizo kirambye kandi kijyanye n'iterambere rirengera ibidukikije, hari benshi ubu ngubu batangiye kwibaza niba ibikorwa remezo bihari bihagije ngo byakire umubare munini w'abazikoresha. Bamwe mu motari bavuga yuko n'ibibazo byo gutinda kubona amabatiri no gushira vuba ku muriro bidakemutse, hari impungenge ko benshi bashobora kongera gusubira kuri moto za esanse cyangwa se bagahagarika burundu uwo mwuga. Mu gihe ubuyobozi n'ibigo bikora izi moto bikomeje gushishikariza abantu gukoresha ibinyabiziga by'amashanyarazi, abatwara moto bo bavuga yuko icy'ingenzi atari amagambo ahubwo ari kubona serivisi zihuse, batiri zimara igihe gihagije ndetse nabo bazihinduriza hatabateza gutakaza amasaha menshi ku mirongo. Ubwo bwari ubusesenguzi n'ibirimo kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga buri munsi, nawo ngiye wakusanyirije amakuru nkanayabatangariza. Nitwa Mwenyabari Obed, nayo ngini Obi Time News. Niba ukunda utuntu nk'utu ngutu subscribe yawe n'umusanzu ukomeye ubuduhaye. Murakoze murakarama. Obi Time News.